Pasiteri Köhler arahageze, ni karibu mwafata icyicaro. Urakoze kudusanga hano, twagutegereje umwanya munini kugira ngo uze. Birashoboka ko mwahuye n'ibizazane byinshi. Hano dufite abanyamakuru batandukanye baje gukurikirana, ndetse hari hiyandikisha abanyamakuru 450 baturutse yaba imbere mu itorero cyangwa se n'abakorera ibindi binyamakuru bitandukanye. Nitwa Diane Fagundis, nkaba nkorera Hope Channel muri Brazil. Cyari igihe cyiza bwana perezida muri Brazil, muri Amerika y'Amajyepfo. Icyo nshaka kukubaza, ese niki wavuga ku bantu bo muri Brazil by'umwihariko Amerika y'Amajyepfo? Icyo navuga ni ukubashimira cyane. Nabaye imyaka 30 mu bice bitandukanye, yaba mu majyaruguru, mu majyepfo, n'abantu banjye ngira mu mutima. Nakoze ahantu henshi, mfite abavandimwe bashiki banjye, mfite abantu banyigishije, bose ndabashimira. Ndakeka baranamfashije no kugera kuri uyu mwanya ngezeho uyu munsi. Nitwa Sam Gavin muri Spectrum Magazine. Ese ni iki wavuga ku bintu biri kugenda bihwiswa ku bijyanye no kweza abagore bakaba abapasiteri? Mukimbajije ngitangira aka kazi. Gusa mfite ibisubizo bibiri. Icya mbere, nzavugana na buri muntu wese, ariko n'ubundi nzibanda kuri Bibiliya, kuko ibyo biganiro byose nzagirana nabo bigomba gushingira ku cyo twizera kuri Bibiliya. Ibyo Bibiliya izatwemerera tuzabiganiraho. Dufite imico itandukanye, ariko icyo dukwiriye gushingiraho ni Bibiliya. Yego, kandi tugomba kuzabyemezwa ari uko itorero ryose ryabyemeje. Ndifuza yuko ubuyobozi bwanjye buzashingira kuri Bibiliya. Nitwa Pundu, nkaba ndi mu Master Guide, nkaba ndi Youth Director. Ese ni iyihe ntego ufitiye urubyiruko? Yego, St. Louis ni ahantu heza cyane kuri njyewe. Niho nabereye uwayoboye diviziyo y'urubyiruko. Yego, icyo nshaka ni ukwita ku ijwi cyane ry'urubyiruko, nkumva ibitekerezo byabo, nkaganira nabo. Dufite urubyiruko rukora, rufite ubushake no gukorera itorero. Ndashaka rero kuba hafi yabo cyane. Nitwa Samuel Hill, nturutse muri Spanish Union. Ese icyo uzashyira imbere cyane? Ese icyo wumva utinye cyane mu izi nshingano zawe nshyashya ni iki? Ntabwo nari negeranye ibitekerezo byose, ariko mvuze ku bintu bibiri nzibandaho cyane, ni ubumwe ndetse n'umurimo.
kuko nitugira ubumwe tuzaba dukomeye, nitugira ubumwe ubudasa bwacu buzagaragara kandi Mwuka Wera azabana natwe. Ndizera neza yuko gushyira hamwe ari cyo kintu itorero rikeneye. Nizera neza yuko gushyira hamwe bishobora kudufasha gutsinda ibintu tugenda duhura nabyo bitugoye. Yego, ikindi tugomba kwibandaho ni umuhamagaro, kuko nicyo twahamagariwe. Nzacyitaho cyane. Rero turifuza yuko itorero rizagira ibintu bifatika bigaragara, kandi ikintu kigaragara itorero rishyize imbere ni umurimo, kandi no gutuma abantu bose bibona mu murimo. Murakoze. The second part of the question. Ese icyo utinya ni ikihe? Oya, njyewe navugisha ukuri, nta kintu njya ntinya. Nzi yuko nizera Imana. Ibintu byose mbikora nizeye Imana, kubera yuko Imana niyo igomba kugenzura buri kintu cyose. Yego, tuzahura n'ibiturushya bidutera ubwoba, ariko hamwe no gusenga, hamwe no kuyoborwa n'ijambo ry'Imana ndetse n'inama ziturutse ku bantu dukorana. Yego, mpora guhura n'ibintu bingora, ariko nta kintu nshobora kuvuga navuga ngo kinteye ubwoba. Nitwa Rafael Nagra, nturuka muri Global Newsroom. Ese uhawe umwanya wo gukora ikintu ku buryo nta limit ugira, ni iki wakora? Ese uramutse ufite ikintu ushobora gukora, ni iki wakora uramutse ufite ibyangombwa byose? Njyewe ikintu numva nifuza ni umurimo. Ndamutse mfite ubushobozi, nakora ku buryo bwose abantu bajya kubwiriza ubutumwa ku isi yose, nta na hamwe hasigaye, maze kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kukazasanga ubutumwa bwarageze kuri benshi. Yego, nanjye nitwa Adriana Paneko, nkorera Adventist University muri Romania, nkaba muri Romanian Union. Ikibazo cyanjye, ese intego yawe ku kijyanye n'uburezi, ese ni ibiki twakwitegaho? Njye nkunda gutanga impine, kubera ko nkiga ikintu bambwiraga nashoboraga kubifata nkabishyira mu kintu kimwe, ariko iyo ntekereje ku kujyanye n'uburezi, ntekereza ku bintu bitatu. Dukeneye excellence, mbega education yacu ikaba iri ku rwego rwo hejuru. Dukeneye kwesa imihigo mu bintu byose. Tugomba kuvugana na bariya bantu. Icya kabiri, icyo twifuza, umwimerere wacu. Turifuza ko education yacu igira umwimerere, kubera yuko umugisha uturuka ku bigo biyobowe n'Imana. Turifuza rero yuko ibigo byacu bigira umwimerere. Yego, turabizi yuko amaniversite yacu afite abantu bakiri batoya dushobora gukoresha biga mu izo kaminuza bagakorera itorero. Nitwa Martinez, naturutse muri America Division. ¿Cuál es su visión, pastor, para la comunicación y los medios que se conviertan en una herramienta poderosa en las manos de Dios para cumplir la misión de la Iglesia Adventista en esta generación? Bueno, ¿podemos hablar en español o hay algún problema para ustedes?
Hablemos en español. Si hay algunos que van a preferir, no es mi idioma, pero intento hablarlo también, ¿no? You can answer in English, there's no problem. The question was, what is your vision for using communication as tools to finish the mission? Ese Bueno, voy a hablar en español porque ubyumva empezamos gute así, ¿está bien? ubyumva Yo veo gute comunicación como una de las áreas más gukoresha estratégicas de la iglesia. ¿Quieres traducirlo? ese We see communication as intego one of the yawe most ni iyihe strategic areas of mu gukoresha of the kominikasiyo mu A gutuma través de la itorero comunicación ritera podemos imbere? alcanzar las personas donde están. Through communication, we can reach Turifuza people where yuko they are. dukoresheje Hablar un idioma kominikasiyo que ellos comprenden, que dushobora les atrae. We can speak a language that they understand and is gushyika attractive ku to bantu them. We benshi. can modernize the message and the approach that we have. Podemos modernizar el mensaje en el approach de ella para alcanzar los corazones de acuerdo a sus necesidades. We can modernize the approach to reach Ikindi their dushobora hearts based on gukoresha their ku needs. Podemos buryo fortalecer la unidad interna de la iglesia. dukoresha y el kominikasiyo alcance externo tukabasha de la kugera We can ku strengthen byifuzo the unity of the bya church and benshi. extend the Icyo mission as far twifuza as possible. Yo veo ikindi comunicación como una de las ni herramientas kominikasiyo más izatuma importantes y itorero estratégicas. rikomeza communication as kugira one of the most ubumwe. important Mbona rero strategic, kominikasiyo nk'ikintu strategies. gikomeye Si tu cyane. ves los años que trabajé en Sudamérica, la inversión que tuvimos en comunicación te muestra que no es solo una idea, ese es un concepto que para mí es realidad. And if you look at the time that I led Iyo urebye South mu America, gihe you will cyatambutse see a track Amerika record of showing y'Amajyepfo, that this is a priority for the church. byagiye byerekana yuko kominikasiyo mu bijyanye n'ibwirizabutumwa ari ikintu gikomeye. Nitwa Andrea from Zera Magazine. Should I? No. No. Maybe you can speak in English. First of all, parabéns. Obrigado. In this GC session, we had new union muri iyi missions amatora formed for yabaye evangelistic purposes, such as the Nicaragua and the Costa Rica union missions. yaba muri Nicaragua, Costa Rica, And you muri yourself Union also Mission, presided over a division that has wagiye uyobora diviziyo zifite konferensi zirenga 12. Ese urimo urateganya iki ku matorero yo hasi? Ese ni gute uzagenda ufasha amayunyoni agihura n'ibibazo? Wavuze Amerika y'Amajyepfo, ariko dufite n'izindi konferensi zitandukanye. Ariko mu gihe nayoboraga aho ngaho, intego yanjye icyo nifuzaga ni ugutuma yunyoni zikura, kandi yunyoni zikegera abantu, zikumva ibyo bakeneye. Yego, ibyo twifuza ntabwo ari ugutransforma yunyoni. Icyo navuga, yunyoni ku isi yose ntabwo mfite kontakiti zabo, ariko uburyo bwiza nzakoresha ni ukubaha umwanya bagatanga ibitekerezo byabo. Ntabwo turi guharanira ubuyobozi cyane cyane. Icyo twifuza ni ukugira ngo dutume umurimo w'Imana utera imbere, kandi icyo twifuza ni ukumva abantu, tukumva ibyo bakeneye. Igihe baduhaye ibitekerezo tukumva, tukabigenzura, tukabona ari ngombwa, tugomba kubishyira mu bikorwa. Kubera yuko buri kintu cyose kiza ukwacyo, biba bisaba rero ngo tugenzure kimwe kuri kimwe, turebe uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo. Nitwa Carmen, nkora Adventist today. Aya ni amateka. Nkunda uburyo ufungutse. Ikindi, uburyo wifuza guteza imbere kominikasiyo. Yego, uburyo tuganira. Yego, tuganira. Ariko hakeneyemo na modernization, gukwirakwiza ibitabo. Ese metode mu buyobozi bwawe uzakoresha ni iyihe? Ni ikibazo cy'ubwenge.
ntabwo nifuza kugereranya ibintu. Yego, ntabwo numva amagambo nayakoresha. Icyo tuvuga, mfite style yanjye, buri muntu wese aba afite style ye. Icyo twizeye ni twizeye Imana, kandi twizeye n'umwuka w'ubuhanuzi utuyobora. Nakoresheje tekinoloji mu gihe gitandukanye, hari ibindi bizagenda bigaragara buri munsi, ariko icyo this comparison, openness and also specifically modern communication, how that would look different. Communication will be something that you see that we invest a lot. Yego, communication ni ikintu gitwara amafaranga cyane. Focus on the mission, and I believe that we can improve a lot. Yego, uko tuzagenda tubikora bizagenda birushaho kugenda biba byiza. Ariko gake gake tuzajya tugenda tugenzura, turebe, tugenda dushora amafaranga mu bintu by'ingenzi cyane byatuma birushaho kugenda bikura. Pastor, ndakubonamo icyizere kandi komereza. Anitwa David Neri, Trans-Union European. Ese utekereje neza ku itorero, ukareba mu myaka 5 ishize, ukareba amatorero yo hasi, hari ibibazo bagenda bahura nabyo bitewe n'ibice bitandukanye, nuko buri hantu hose bagira imico. Ese kuhuza ibyo bice uzabigenza gute? Icya mbere ni uko tugomba kuba royo cyangwa se tukizera Imana. Ntabwo turi kwattractinga, ntabwo tuzibanda cyane ku bidutandukanya, kuko kugira tugire abakristo benshi, icya mbere ni ukubitaho. Yego, tugomba kwita ku bantu cyane cyane, kuko nibyo bizabyara umusaruro, ni nabyo bizatuma no mu myaka 5 iri imbere abakristo bacu barushaho gukora. Icya gatatu, ndashaka kubona amatorero yacu twese twitaye ku murimo. Ntabwo ari ugutakaza imyanya mu manama, ahubwo turifuza gutakaza umwanya mu murimo. Ndibuka kera tugenda dukwirakwiza ibitabo mu gice cyo muri Brazil. Nakundaga kuvugana n'abayoboye itorero ryaho, hari ibyo tutumvikanagaho, ariko mu myaka nk'itatu ishize twabonye ibintu bitagenda neza, turabyihorera. Ariko hari icyo twigiyeho. Ariko icyo twigiyeho ni uko igihe twese twitaye ku muhamagaro wacu, nibwo tuzarushaho kugenda dutera imbere. Let's stop the line now. So if you're not in line, please don't join the line. We will have those questions, and then Pastor Köhler will need to leave. Go ahead. Neila Godoy, INN. With your permission, I will ask in Portuguese so our Brazilian audience. Vamos falar em português, não há problema. Obrigada por falar em 3 idiomas com todos nós. Yego, nanjye ndabaza mu Giportugal. Fala em manter a tradição, entre manter o equilíbrio entre tradição e tecnologia. Já falou sobre comunicação, já falou sobre tecnologia, mas como manter a identidade bíblica sólida quando a gente abraça novas tecnologias, novas plataformas e novas linguagens para avançar o evangelho. Arimo abaza ikibazo cy'uburyo cyo guhuza
tekinoloji n'ibijyanye n'ubutumwa. Falado frequentemente manter o equilíbrio entre a tradição e a tecnologia. Na verdade, o meu foco não tem sido a tradição, porque eu acho que tradição é uma coisa muito humana e temporária. Meu foco sempre tem sido manter o equilíbrio entre a identidade adventista e a tecnologia. Só para clarificar. Icyo ngewe nzibandaho ntabwo ari uburyo bwakoreshwaga n'uburyo bugezweho. Icyo nzibandaho cyane cyane, icyo tuzibanzaho ni umwimerere w'itorero ndetse n'itangazamakuru. Nós não precisamos mudar a mensagem, mas podemos ajustar a maneira como nós apresentamos a mensagem. My main point is we don't have to change the message, but we can change the way we present the message. Ikindi ntabwo tuzahindura message twatangaga, ahubwo uburyo tuzahindura n'uburyo message yatangwaga mu rwego rwo gufasha iyo message gushyika ku bantu benshi. Kandi nizera neza ko communication idufasha gutuma dusobanura tugatanga message ku bantu benshi mu gihe gito. Eu falo em novos métodos que podem nos tornar mais eficientes para cumprir o que Deus colocou em nossas mãos. Icyo mvuga ni uburyo bushya bwiza bwatuma umurimo w'Imana ugera ku ntego. Murakoze cyane. Obrigado. Nanjye nitwa Diana's from Hope Channel. Twari dufite itorero cyane cyane rikora umurimo. Ese ni izihe ntego ufite ku gutuma ubutumwa bugera ku isi yose? Okay, let's move to Portuguese again. Okay? Você mencionou como a gente vai lidar com a missão global quando pensamos num país com a força adventista que o Brasil tem, correto? O meu sentimento eu apresentei no relatório de secretaria hoje pela manhã. Icyo nifuza nzagitanga muri raporo mu gitondo, ndetse kibanda ku bijyanye n'umurimo. Abazatanga ubutumwa. Eu tenho dito sempre que a nossa meta é ter missionários de todo lugar para todo lugar. Intego yanjye ni ukubasha kugira abantu bamamaza ubutumwa ahantu hose. Mas para favorecer o crescimento. Uburyo itorero riteye nta n'umwe rihagarika mu gutuma umuntu atakwamamaza ubutumwa. Uma missão global onde temos muitos desafios exatamente com a ajuda daqueles que têm sido muito abençoados pelo Senhor em termos de crescimento. Ndizera yuko tuzagera mu bice bitandukanye by'isi mu gihe tuzaba dufite imitungo izadufasha. Ndetse ibihe byinshi nzavugana n'abayobozi baba bari muri Brazil, muri Korea, muri Mexico, muri Kenya, muri Philippines. Ndetse tuzakora isi imwe igendereye gutuma twamamaza ubutumwa bwiza, ku buryo tuzakoresha ubushobozi itorero rifite tukagera ku matorero yo hasi. Ndetse dufite o que outros fizeram com eles, a gente espera que agora eles também façam por outros. What others have done for them, we now expect them to do for others. Ndetse tuzakomeza gukora ibishoboka byose tubikorere n'ahandi hatandukanye. Nice to see you again. We work together. Yeah. From South America division. Njyewe nturuka muri Amerika y'Amajyepfo. Abagore nibo bagize itorero cyane. Ese ubona abagore hari ikintu bafasha ku itorero? Ni ukuri mpa agaciro cyane departoma y'abagore kuko baradufasha cyane. Nzakomeza kubaha amahirwe kugira ngo bakomeze kuyobora itorero ndetse mu bice bitandukanye by'itorero. Nizera neza yuko
bafite ububasha runaka bwo kuyobora, ndetse tuzagira amahirwe nitubaha amahirwe nabo bagakora umurimo mu itorero, yaba mu buyobozi bugiye butandukanye. Ni abantu b'ingenzi cyane, kandi ndizera neza yuko nzakora ku bushoboka byose ku buryo bagaragara mu buyobozi bw'itorero. Nitwa Pastor Köhler, I'm a pastor, nturuka muri department ya Indonesia. Ikibazo cyanjye, will you consider to, as now as artificial intelligence era, will you consider to elect your staff on the parliament director later on? Ese murumva ibijyanye na artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano muzabushyira mu bijyanye n'ubuyobozi bwanyu, mu bijyanye n'ibintu bya tekinoloji muri department or associate director later on? And considering that we come from 13 division. But it seems that from Southern nk'uko mukomoka dufite diviziyo 13, ariko twitaye kuri South Asia division is the third country in the world which majority Muslim, Buddhist. Hari uduce twinshi tukirimo abasilamu benshi ndetse n'abatizera Imana. Ese ni iki uzakora kugira ngo utwo duce uzatugeremo? Icyo kibazo ni sawa kabisa. Ntabwo nigeze ntekereza ku ibyo bintu. Ndizera neza yuko ubuyobozi bwiza ni ubuvanzemo yaba abakiri bato n'abakuru. Hoya, ntabwo tuvuze ko tuzibagirwa abakuze, twite ku rubyiruko gusa, kuko abakera nabo hari ibyo badufashaho, ariko icyo twifuza ni uko tuzajya dukorana. Muri General Conference ni ahantu buri muntu wese azana ubunararibonye bwe, kubera yuko dushobora no gufata abantu b'imbere tukabazana, ariko ubwo ntabwo ari bwo buryo bwiza. Nzavanga ibyiciro by'abantu bitandukanye, abazi bya tekinoloji, abatabizi, noneho dukore gurupe cyangwa se timu. Yego, hari ibihugu byinshi tugifite by'abasilamu tutaragezamo ubutumwa, ariko tuzakomeza gushaka uburyo. Ariko turimo tureba uburyo bwiza mu byo dushobora gukora, strategy runaka dushobora gukoresha mu kugira ngo tubashe gushyika kuri ibyo bice bigizwe n'abasilamu ndetse n'abatizera Imana. Ariko icyo nibanzeho cyane, tugomba kwitegura cyane cyane kw'abo bantu batuye mu ibyo bihugu, kubera yuko Imana ishobora kubihindura, ishobora kuduha uburyo dushobora kugera kuri abo bantu. Icyifuzo cyanjye ni ugukomeza kuzana strategy zituma tubasha kugeza ubutumwa muri ibyo bihugu byose. Turifuza rero kuzana abamisiyoneri bashya bazagenda babwiriza ubutumwa muri ibyo bice. Murakoze. Yes. Thank you. John Garcia, Inter-American Division. Yego, nturutse muri Inter-American Division, nitwa John. And you're leading the World Church. Uri kuyobora itorero, ariko uri na pasiteri ku itorero ryawe. Ese uzahuza gute famiye
n'inshingano nshyashya wahawe. Ni ukuri icyo kibazo ntabwo cyoroshye, kubera yuko mfite umugore nawe usa nkaho aba mu murimo, kubera yuko nawe afite ibindi akora, ariko arambwira agenda ukora umurimo, nanjye ndahari, ariko tuzagerageza gushaka uburyo tuzajya tubihuza, kubera ko ndi umuntu cyane uba wifuza kuba hafi y'umuryango. Mu gihe ndi kugenda nagiye mu butumwa bw'akazi, ngerageza gukomeza kubaza abo mu rugo uko bimeze, nkabohereza amamesaje, kubera yuko biba bigoye, kuko igihe nabaga ndi mu rugo mfasha umugore wanjye gukora ibintu bitandukanye. Yego, no gutera irangi mu nzu ndabyikorera, yaba amatiyo yapfuye ndabyikorera kugira ngo umuryango umufashe, ariko nzagerageza kubibalansa. Ariko icyo nshyize imbere cyane cyane ni itorero. Naramubwiye umugore wanjye, narabimubwiye yuko turi hafi gushyingirwa, yuko agomba gushyingirwa nanjye, ariko agashyingirwa na Minisiteri y'Ibwirizabutumwa. Arabizi rero, aranyumva cyane rero, ni umuntu mfasha cyane, ni umuntu w'ingenzi cyane, tuzakomeza gufashanya. Mfite umuhungu nawe ni umupasitori, ndetse ndabizi neza yuko yaturutse muri famiye yacu. Ubwo rero ubuzima bwacu nk'umuryango ni itorero n'ubundi. Yego, tufata umwanya tukaganira. Icyo twifuza ni ugutuma umurimo w'Imana. Tuzakomeza gushaka balance kugira ngo habeho kuringaniza. Ntabwo ndi umuntu utagira ibibazo, nshobora kugira aho ngira, aho ncika intege, ariko nzakomeza gukora ibishoboka byose ku buryo yaba itorero yaba n'umuryango bikomeza bigatera imbere. Moment where you said painting the house, fixing the issues, and she'll go, see, you should do the same. So thank you for that problem. Perezida nubwo abaye umuyobozi, ibyo bintu wajya gukorera umugore uzajya ukomeza ubikore. In Chinese Unit Mission, Ngewe nturuka muri Chinese Mission, nabaye muri Brazil, nshobora kuvuga Igiportugali. Você é nosso presidente global. Fico muito feliz. Eu morava 7 anos no Brasil. Não falo muito bem português. Então, minha pergunta é simples. Primeiro, você foi à China alguma vez? I'd like to translate. Yes, I'll translate. Ask all of the questions at once, and then we'll answer it all at once. Só 2 perguntas. I lived in Brazil for 7 years. Nabaye muri Brazil mu myaka 7 ishize, ndetse nishimiye ko watowe Perezida Köhler. Pode falar português. You can raise the 2 questions first. Você pode perguntar as 2 perguntas primeiro, e aí eu respondo. A China está com um grande desafio para evangelizar, seja pessoalmente ou na comunicação, na China continental. Você poderia falar algo para encorajar os líderes chineses e os membros chineses?
Have you been to China? Ese wigeze ugera mu Bushinwa? Ese waba uzi ibibazo Ubushinwa buhura nabwo mu bijyanye no kubwiriza ubutumwa? Ese abantu baho ni izihe nama wabagira? Urakoze cyane ku magambo yawe meza. Nabaye mu Bushinwa inshuro ebyiri ndetse nagiyeyo n'inshuro ebyiri. And I believe that in the case of China today, with all the limitations that we have, kese y'Ubushinwa ntabwo ikiri kese ikomeye, kuko uburyo bwiza bwo gukoresha no gukoresha ikoranabuhanga. Estou falando sobre o campo da China, que é o nome que chamamos no país inteiro. Então eu creio que a tecnologia é uma grande ferramenta para nós. Turizera neza yuko tekinoloji nibwo buryo bwiza buzadufasha kugezayo ubutumwa. Ubu ngubu turacyafite ibitubangamiye kuko nta misiyoneri twari twohereza mu Bushinwa, ndetse dufite n'ikibazo byo kuba twabagezaho ibitabo, ariko dukoresheje tekinoloji dushobora kubageraho. Tekinoloji rero ni ingenzi cyane mu kuba twagera ku bantu, ndetse no kuba twafasha n'abayobozi bariyo kugira ngo nabo babashe kubwiriza ubutumwa. Izina ryanjye ni Philippine Kalamo, naturutse muri Zera Magazine. Ndagushimira cyane ku mwanya mushyashya. Wari umupasitoro mutoya watorewe bwa mbere kuyobora Amerika y'Amajyepfo, ndetse ubaye n'umuperezida mutoya utorewe kuyobora itorero ry'Abadventist ku isi. Ariko mu myaka yawe yo hasi ukiyobora diviziyo y'Amerika y'Amajyepfo, 3% among 17 and 30 years young adults. In fact, this is a worldwide problem within the church. But first question, why do you think that happened back then, Duyan Turner? And second question, how do you plan on reaching young people from now on? Usanga abantu bariya diviziyo hagati y'imyaka 17 n'imyaka ya 30 ari abantu bagenda mu bintu by'ubusambanyi. Ese niki uzakora kugira ngo ubashe kugira? Nzakorana rero n'abakuriye urubyiruko, ndetse abayobozi bakaba hafi y'urubyiruko. Nta n'umwe wuzuye muri byose, ariko icyo mvuga ntabwo ari ikibazo cya Amerika y'Amajyepfo gusa. Ugiye no muri Amerika wagenda ukabihabona, yaba muri Europe no muri Afurika. Nicyo kibazo gihari, ariko turimo dushaka uburyo bwose twashora mu gutuma dukemura ibyo bibazo. Abari muri za kaminuza tugomba kwita cyane ku byiciro byose. Tugomba gukora ibishoboka byose. Mu gihe dutangiye hakiri kare tugategura abana, bizadufasha gutuma babasha guhangana n'ibibazo mu gihe bazaba bakuze. Ndetse ndizera yuko because in some cases we have some questions and reivindications that are not in alignment with the tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira turwanye ibyo bibazo, kuko usanga hari abafatwa ku ngufu. Ibibazo ku isi ni byinshi.
Mu buyobozi bwanjye rero nzakomeza kwita ku rubyiruko cyane, ndetse nzabikora nk'uko nabikoze no muri Amerika y'Amajyepfo. Tuzakomeza kwita ku rubyiruko ndetse n'abana kugira ngo twumve ibyo batubwira, ndetse tuzanabafasha no kugira ngo bajye mu buyobozi, kubera yuko uburyo bwiza tuba dukwiriye kwita kwa bariya bana kugira ngo babashe kuba biteguye kumva ndetse no gukora igishoboka byose ku bw'itorero. Congratulations, Pastor Köhler from Davao City, Philippines. Amahirwe masa, nitwa Amokristi Day muri nkaba naturutse kinyamakuru. So as part of both media and children's ministries department, may I ask ndetse ngewe ndabaza ikibazo kiri muri departoma y'abana. How do you plan to empower media ministries across the world to ni gute wifuza itangazamakuru rimera kugira rusheho kwamamaza ubutumwa bwiza? Ese ni gute urimo uragira kugira ngo urubyiruko n'abana barusheho gukura mu bya mwuka? Turifuza kubera yuko dufite ibikorwa byinshi, turifuza kuba strategique cyangwa tukibanda ku bintu by'ingenzi cyane ku itorero, kuko nizera yuko dushobora kubikora duhereye muri General Conference tukagenda tumanuka muri za division na za union ndetse n'aya matorero yibanze yo hasi, tukabikora ku buryo bituma tugera ku ntego yacu. Ikindi dukeneye kumva abayobozi ntabwo uduce twose mba ntuzi ibibazo bahura nabyo, ariko tuzakomeza kujya tuganira n'abo bayobozi bo hasi kugira ngo tumenye uburyo twabikoraho. Dufite intuza nyinshi uburyo dushobora kubikoramo. Dufite ibyiciro byinshi by'urubyiruko nka Pathfinder, Adventures, hari minisiteri z'abana. Ibyo byose tubihurije hamwe dushobora kubona uburyo dushobora kubikoraho neza mu magurupe agiye atandukanye. I'll talk for a second here and let you drink. I'm Alexander Carpenter from Spectrum. Nitwa Alexander ndi Carpenter, nkorera ikinyamakuru Spectrum. How will you support academic freedom? Ese uzafasha iki mu bijyanye no gusapotinga ibijyanye n'amakaminuza ndetse n'amakoleje? Ese wowe wumva gute? All wrapped in here. And what authors, we know you read the Bible and Ellen White, what authors beyond those do you enjoy? Ese umwanditsi ukunda cyane ninde? Urakoze ku kibazo cyawe. Yego. Ikibazo cya mbere wabajije ku kijyanye no kwishyira ukizana kw'amakaminuza. Ngewe the academics, the experts, the scholars, they have the right to research, to look for new ways. Bafite agaciro gakomeye cyane amakaminuza yuko niyo dukorera ubushakashatsi tugakoresha to strengthen our mission.
tugakoresha ubwo buryo bwabo tukabasha gutuma itorero rikura rigakomera. Dufite uburyo bwinshi dushobora gukora ikintu mu buryo bumwe. Ntabwo ari ibintu bihoraho bisa. Dushobora kureba ubundi buryo bugiye butandukanye tugakoresha n'ubwo buryo bw'amakaminuza, bigatuma turushaho gutuma umurimo w'itorero utera imbere. Ntabwo twakwibagirwa ikintu cy'ingenzi cyacu nk'itorero cyo kwamamaza ubutumwa. Dukeneye rero kuganira tukumva ibitekerezo bitandukanye. Namwe tushobora kuganira kandi tukagira icyo tuvugana, tukavugana ku kijyanye n'icyatuma itorero ndetse n'umurimo bitera imbere. Ntabwo wasubiza buri kintu buri mwanya. Icyo nifuza ni ukumva abantu, ariko nabwo tukita ku by'ingenzi cyane. Ikindi nzubaha cyane ukwishyira ukwizana kw'ibitekerezo by'amakaminuza. Tuzaganira turebe uburyo bwiza twarushaho gukorana nabo. Reka mbabwire, ntabwo navuga abantu nkunda banditse ibitabo, ariko ndi gukora doctora. Nari mfite aboteri nakundaga, ariko maze kujya muri general conference byarahindutse. Ariko the growth of the church in quality and quantity. That was my concern, and as a division president facing all those challenges, I was looking for ways to find that balance. And now I'm reading on cross-cultural mission. My dissertation will be focused on missionary focus, how this movement was raised, etc. Nk'ubushakashatsi ndi gukora ni umurimo w'ibwirizabutumwa mu mico mu bihugu bitandukanye. Thank you. Thank you. Hello, Pastor Erton. Let God bless you. Thank you. My name is Mark Music. Nitwa Mark. Nturutse muri Polish Union. Ntabwo ndi umunyamuziki, ariko nzi uburyo umuziki ari ingenzi. Ndashaka kukubaza, ese wumva gute umuziki? Ese ubyumva gute nimba mu bijyanye n'ishuri ryo ku isabato, uburyo dushobora kubaransa umuziki ndetse n'izindi gahunda z'itorero? Njyewe mu muziki nanga kurengera mu buryo bumwe. Nizera yuko umuziki ni ikintu cyiza. Cross. You have the shoulders, and after that you have a cliff. Be in the avenue, maybe in the shoulders, but avoid the cliff. No extremes. Those extremes for me are the major problem of the music. Kurengera mu bintu bitandukanye mu muziki nibyo kibi. Ntabwo tugomba kuba we have a good space in the center for many people to move there. That's my position for music. Njyewe aho niho mpereye mu muziki. Ese wumva hari ikintu twahinduraho ku bijyanye n'umuziki?
muri gahunda z'itorero reka tuzarebe ibizaba. I'm going to ask you to defer your questions so we can have a chance for people that have not asked yet. You've already asked this time. Reka dusabe abandi bantu batigeze babaza abari bo babaza. Leave the line. Let's have one question per person only, please. Yes. We've got 2 minutes to finish. We're not going to make it in time, but let's try and be as fast as possible. Yes, Andy Roman from Advent Messenger. Thank you. Nitwa Romani naturutse muri Advent Messenger. Iki kibazo nagitegereje imyaka 5 ishize. Mu kwa kane 2022 mu ntangiriro za COVID washyize kuri Twitter kuri X wahamagariraga abantu gusengera ndetse dusenga kugira ngo haboneke urukingo. Bamwe batanze ubumenyi ariko ubu icyo cyorezo cyaragiye. Murabizi ingaruka cyateje. Ese urizera neza yuko uko gusenga ariko kwatumye haboneka? Ese wamaze imyaka 5 koko uteganya icyo kibazo kuzakibaza, none ukibajije mu minota 2? Igihe na postingaga iriya poste kuri Twitter ntabwo mbyibuka neza, sinzi nimba ari n'umuntu witaga ku bintu bya social media. Nashyize iriya poste kubera ko muri Amerika y'Amajyepfo twari turimo duhura n'ikibazo gikomeye, abantu barimo bapfa ndetse nta buryo bwo gukosora icyo kibazo. Nanditse rero mvuga ngo Imana idufashe tubone nk'umuti cyangwa urukingo, ariko Imana ifite uburyo bwinshi bwo kudukiza. Nimba waremeye urukingo, it's okay. Nimba utararwemeye, nta kibazo. Ku baba baremeye urukingo n'abataremeye urukingo, ntacyo twabavebaho. Icyo dukwiriye kumenya ni uko dukwiriye gushyira kwizera kwacu muri Yesu, kubera yuko mu gihe tutizeye Imana n'ubundi nta cyakorwa kandi nta cyagerwaho. Nitwa Andrew naturutse muri Francis muri Spectrum magazine. Wavuze uburyo butandukanye itorero rifite uburyo rigiye ritandukaniyeho. Ese ubona amashuri ashobora gukoreshwa nk'uburyo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza? Ese kuvuga ntabwo kuba dutandukanye bivanaho umwimerere wacu, kubera yuko umwimerere wacu n'ubundi uhurira ku byo Bibiliya itubwira ndetse n'iby'itorero. Nizera neza yuko dukeneye ko buri gice cyose kigaragara, yaba abo tudahuje uruhu, ururimi, imico. Ntabwo nifuza ko twita kuri gurupe y'abantu bamwe runaka, ahubwo icyo twifuza ni ukugira ngo buri muntu wese abone umwanya. Ndetse ariko ibyo bintu byose bigomba kuba bishingiye kuri Bibiliya.
I think that this is one of the best of them. haramutse hari uburyo dushobora gukoresha mu makaminuza tukabasha kugera ku batari abadivantiste tukabagezaho ubutumwa bwiza byaba ari sawa. Nitwa Michael Madison, naturutse muri Spectrum Magazine. Wakomeje kuvuga uburyo bwa diversity na unity and increasing deportation pressures. And then around the world, others face harsh travel restrictions and immigration barriers. How do you plan to support these vulnerable communities globally as they face growing uncertainty and hardship? Thank you. Ese uzafasha gute abantu bigoye? Issue openly and discuss it for everyone. But as a church, we are looking for the best ways to be close to our brothers and sisters. Ese uzafasha gute abantu bari mu bihugu bitandukanye bari guhura n'ibibazo bituruka ku myizerere yabo? Nta buryo bumwe runaka nahita mvugira kano kanya, ariko tukakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye turebe uburyo abo bantu dushobora kubafasha. But they can count on us. They can count on us, especially not with the general conference making statements here and there, because it doesn't resolve the local problem, their daily program. The need of food, protection, house, and many other kind of supports. But we believe that yego hari uburyo bumwe dushobora gukoresha nk'itorero kubabonera ibyo kurya, imyenda ndetse n'ibindi bitandukanye. Ntabwo ari muri Amerika gusa bari guhura n'ibi bibazo, ahubwo ni ku isi yose bagenda bahura n'ibi bibazo. That's the end of the line. Thank you very much for mwakoze coming to cyane this press conference. kuza Pastor Köhler, thank you for your kuganira time, for natwe. making it here. Pastor Köhler, nawe This was the first firing turagushimiye. line of media that you received. You aced it. Well done. Just a word of gratitude. Bishobora kuba ari guhura n'abanyamakuru, bishobora kuba byagucarenginga. Nkunda more conservative universities, media, Adventist media. Thank you for your kindness. You were very respectful. mwarakoze cyane, yaba ibinyamakuru by'itorero yaba n'ibitari iby'itorero, kuza kuganira natwe mukaduha ibitekerezo bitandukanye. Kumvana nicyo kintu cya mbere, kandi tuzanatera imbere turi kumwe. Murakoze cyane. Reka dusoze n'isengesho. Kora adusengere. Mana yo mu ijuru, turagushimira kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye. Bamwe nabo mu itorero, abandi ariko turi imbere yawe kugira ngo tuganire icyatuma itorero ryawe ritera imbere, ndetse no guhuriza hamwe, kunga ubumwe, ndetse no kwita ku murimo w'itorero. Mana, uzadufashe utuyobore, abanyamakuru bategura inkuru zitandukanye, ujye ubafasha Mana, ujye ubafasha bakore igikwiriye gituma umurimo w'Imana utera imbere, ndetse no gutegura abantu, ndetse bazabone Yesu agarutse ubwo azaba ari ku bicu. Ibyo nibyo twifuza, ndetse utuyobore mu mpano zacu zose, zibe izo gutuma uhabwa icyubahiro. Amen. Thank you. Murakoze cyane.